wisuzumye ubona uri umuntu w'Imana. Tubwizanye ukuri. Niyo mpamvu ujya ukumbura mu isi ukambara ubusa no ku ruhimbi. Ubundi wakagiye kujya gusukisha umusatsi, umwuka wari yakubwiye ngo jya kuwusukisha. Muri hano wagakwiye gutobora amatwi, umwuka wari yakubwiye ngo ndabona kwambara amaherena bizakubera, hanyuma ukabona ukajya gutoboza. Muri hano wagakwiye kwisiga ruje bisi bimwisiga ku minwa na za rabero n'ibindi. Umwuka wari yakubwiye ngo ndi kubona iminwa yawe idatunganye, shiraho urundeho umutuku n'umukara n'ubururu n'icyatsi. Ibyo birenge n'amano byanyu mwana nawe kwicira inzara. Abasore mubyiriza mu bakobwa, abakobwa mubyiriza mu bagore. Saro zarabatumiye abagore nabo baboza. Ukava muri saro ukaza muri repetition uvuye kozwa n'umugore cyangwa umukobwa yaguteye karese mu mutwe. Kuko utamusanze muri ghetto cyangwa atagusanze muri ghetto ngo biratandukanye, ngo uwo muri saro ngatandukanye n'uwo muri ghetto. Yo ninde wabibabwiye? Intoki zabo muri ghetto zimeze nk'izabo muri saro. Mujya mu masauna massage bakabakorera massage ibitsina bitandukanye n'ibyanyu, abagore ku bagabo, abagabo ku bagore. Turababwiza ukuri ijuru mujyamo ntago rifite akavuyo nkako. Sino muzakunda idini ariko mudakunda Yesu. Ntago bibabuza kubyina no kuri kwiyera. Murabyina ukagira ngo hari akandi kantu kari. Ko mubyinara kandi kuko reka mubyine mu mubonye gym y'ubuntu. Reba Yesu yambaye kora ari muri siporo. Etomora bari baganye se Yesu kutajya gukiza abantu ati ndi muri siporo. Atase kutajya kuzura bafu yatireka reka uyu munsi nta mwanya mfite. Nagiye muri gym. Nawe uri bihemo nubwo Beki itakuzi na Benera ariko nawe uri bihemo. Uraraza imitima y'abana b'abakobwa n'abahungu ku nkeke, ubaraza ijoro barabatekereza runaka arankunda we, bakarara bashikagurika ngo no kuri Jean Paul arankunda we. Wabwira abantu 5 ijoro rimwe ngo urabakunda, mu gitondo kuzura umwuka wera uzaza ukubita igikubi. Ntago bibaho. Anyana ayo masengesho yo kwihumuriza no kwikira abapepi n'abapepizo impossible byararangiye. Icyo kuri imbabazi z'Imana ziri ku buzima bwawe, ariko uzasigarana igikomere cy'ibyo wakoze. Noneho shera zakubaza ati sheri uri isugi, wumva ukuntu uzarya iminwa. Nimutagendana na Yesu muzaba abayumbe b'inaha, ariko nimugendana na Yesu muzaba abayumbe b'ijuru. Rinda gakiza, rinda ibyo Yesu yashyize muri wowe. Hari igihe uzicarana nawe akubwira ngo mbwira ibyo wakoze. Ndaza kubabwira uburyo bubiri mukwiye kurinda, mukarinda gakiza, mukarinda Yesu muri. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turanezerewe kubana namwe, dushimiye Imana ko iduciriye inzira tukaboneka muri iri joro, kandi dushimiye n'abayobozi b'itorero ndetse na Migisha wabigizemo uruhare kugira ngo tuze kubana namwe muri iri joro ry'ihumure. Imana imuhumugisha, kandi namwe mwagize neza kuza gutanga imibiri yanyu kugira ngo ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu ukwiriye. Amen. Katubinginge kubw'icyubahiro cy'Imana n'icyanyu, mwegera imbere. Abantu bari inyuma kubw'icyubahiro cyanyu mugomba n'imyanya mwahisemo kwicaraho, ariko ndabaha umwuka mukeya kubera turi nijoro, ntabwo ndi busatire cyane. Amen. Naho muraza kunyikiriza mukoresheje imbaraga mwakoreshaga mubyina, ko nabyo ni byiza. Turasoma igitabo cyo kubara. Nabazanye Bibiliya muri telefone, namwe murabyemerewe, nta kibazo. Wakoresha telefone cyangwa ugakoresha Bibiliya isanzwe. Icy'ingenzi ni uko usoma. Ku batanzi cyangwa bambonye ubwa mbere, nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo ukunda Yesu. Ukunda Yesu, ibyo birahagije. Imana ntigira idini, niyo mpamvu no kwipresenta tuvuga amadini tubamo nabyo.
biraciriritse ni bitoya, ariko ndi umukristo, nkunda Yesu, nkunda n'ahantu hari abantu bavuga Yesu. Iyo hatarimo Yesu ntago nahicara, kiretse mpicaye nshaka kumubabwira, ariko iyo Yesu adahari ntago ndyoherwa, kubera ko haleluya. Bosco yararirimbye aravuga ngo utarigeze umenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe, Imana yiyungiyemo natwe ntiyabakitubaraho gukiranirwa kwacu. Hashimwe Yesu, izo nizo ndirimbo zikwiye kuririmbwa zonyine. Ibyo nibyo abera bakwiriye kumva, ibyo nibyo isi ikwiriye kumva. Bitandukanye no kubwira abantu kawunga n'umuceri, ibyo ni bito. Abantu bakwiye kumenya ko Yesu yatwunze n'Imana. Haleluya. Abantu bakwiye kumenya ko twabonye utwunga n'Imana ari we Yesu Kristo. Ashimwe Yesu ko yemeye kuza. Ibindi ni bito, ibindi ni bito. Some igitabo cyo kubara igice cya 12. Mana we, minota bampaye se ntago ariko ntacyo. Kubara 12 igitabo cya Mose cyitwa kubara. Hanyuma abantu mwaje gusenga iri joro mukaza nta Bibiliya muzanye, mufite ikibazo gikomeye. Kubara 12 murongo wa, ariko ndabaha keya ndabasomera nta kibazo. Nanjye ubutaha wenda nzabasanga mu zindi service mu mpeke. Kubara 12 umurongo wa mbere ni amagambo asa naho ari maremare, ariko ndayasoma yose. Imirongo 16 ntago ari myinshi. Aravuze ngo Uwiteka ateza Miriyamu ibibembe, Mose aramusabira. Miriyamu na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiya yarongoye, kuko yari yarongoye umunyetiyopiyakazi. Baravuga bati nukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose Musa, twe ntatuvugiramo. Uwiteka arabyumva. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza arusha abantu bose bo mw'isi. Uwiteka atungura Mose na Aroni na Miriyamu ati nimusohoke uko muri batatu, muze mu ihema ry'ibonaniro. Barasohoka uko ari batatu. Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu, ahagarara ku muryango w'ihema ryera, ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi baraza. Arababwira ati nimwumve amagambo yanjye, niba muri mwe hazabaho umuhanuzi mwiyerekwa, niho Uwiteka zamwimenyeshereza. Mu nzozi niho nzavuganira nawe. Mugaragu wanjye Mose siko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Wowe tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye, atari mu migani, kandi ishusho y'Uwiteka ajya yibona. Nuko niki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose?
bikongereza uburakari bw'Uwiteka, aragenda. Cya gicu kiva hejuru y'ihema ryera kiragenda. Miriyamu asesa ibibembe byera nk'urubura. Aroni ahindukirira Miriyamu abona asheshe ibibembe. Aroni abwira Mose ati, databuja ndakwinginze yo kudushyiraho igihano cy'icyaha twakoreshejwe n'ubupfu tukizanira urubanza. Ndakwinginze ye kumera nk'igihwereye kivutse kiboze mu ruhande rumwe. Mose atakira Uwiteka ati, Mana ndakwinginze mukize. Uwiteka asubiza Mose ati, yaba se yamuciye mu maso gusa ntiyakozwe n'isoni iminsi 7. Bamukingiranira inyuma y'ingando z'amahema amara iminsi 7 abone kuhagarurwa. Bakingiranira Miriyamu inyuma y'ingando amara iminsi 7. Ubwo bwoko ntibwahaguruka Miriyamu atarahagarurwa. Nyuma ubwo bwoko burahaguruka buva Haseroti bubamba amahema mu butayu bw'Iparani. Amen. Ubutumwa bwiza n'isezerano rishya bwanditswe na Matayo igice cya 13 umurongo wa 24. Mukunda ijambo ry'Imana. Mukunda ijambo ry'Imana. Hanyuma hano turi muri veye, turi mu masengesho. Nubona umuntu yananiwe, umubiri ubunaniwe ndabizi, ujye umukoraho umubwira uti kanguka wumva ijambo ry'Imana. Ego kugira ngo tubane maso twese. Matayo 13 umurongo wa 24 mu isezerano rishya. Cumi na gatatu umurongo wa 24. Aravuze ngo nuko abacira undi mugani, aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza biba urukungu mu masaka, aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntitwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramusubiza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka. Mureke bikurane byombi, bigeze igihe cyo gusarurwa mwisarura. Zabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu uruhambira imitwaro mu rutwike, maze amasaka muyahunike mu kigega. Amen. Urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 5. Reka noneho nihute minota itaza kunshirana. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 4. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 4 umurongo wa 5. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 4 umurongo wa 5 aravuze ngo, nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima, kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mitima. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Amen. Twese amen. Uyu munsi ubwo ari amasengesho biranyorohera, bitandukanye no kubwiriza ku cyumweru, biribuze kunyorohera. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo ube maso, kuko ibyo wakoze byose bizatangazwa. Ube maso cyangwa se wirinde ibyo ukora byose, cyangwa se ugire attention, kuko ibyo wakoze byose uriho, uri muzima, byose bibe byiza cyangwa ibibi, hari igihe uzajya kubimurika. Hari umuntu ugutegereje, hari ahantu utegerejwe kugira ngo uzajye kugaragaza ibyo wakoze, bibe byiza cyangwa noneho muze kunyikiriza nta kibazo. Ndi bubigishe n'ababwiriza, kuko abitorero dukwiriye kumva cyane kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Dufite esheki ikomeye mu gihe cyacu, muri iki kinyejana, ariko cyane cyane muri iyi myaka itarenze nka 20, ukomeza no mu gihe kiri imbere. Mfite ubwoba, ariko kandi Yesu ari maso. Mfite ubwoba ko tugashaka abantu tukababura kandi bahari. Ubwoba ndabufite ko hari igihe kizagera tukajya tuba mu materaniro, ariko tugashaka abantu b'Imana tukababura.
nibwo bwoba mfite, kandi ndacyari muto nkamwe, ariko mfite impungenge zikomeye ko hari igihe kizagera tugashaka abantu b'Imana tukababura, ariko Imana ntizabyemera, kubera ko mu bantu bari mu isi Imana yabwiye Eliya iramubwira ngo hari abandi bantu 7,000 nabitse atarapfukamira Bayali. Muri hano? Amen. Ubwoba mfite nkwiye kubugira nk'umuntu, ariko kandi mu isi y'umwuka keretse Yesu naza agatwara itorero, ariko itorero rikiri mu isi, abera bakiri mu isi, abera bagihari, itorero rikiri mu isi, hari ibintu Imana itazemera. Imana ntizemera ibura abantu bayihagararira. Memu nubwo abantu bakora ibyaha, isi ikabamo ibyaha, ibintu by'agakiza bikazamo agatogo, bikazamo ibintu bitumvikana neza. Ubundi hari ibintu bitumvikana neza, hari ibintu biba ngiye nkunda kuvuga ukuri. Muri hano? Kandi ndashaka ko mundeba. Ngiye nkunda kuvuga ukuri kuko namenye ko ukuri kugenda gake ariko amaherezo kukagera aho kujya. Ukuri ikinyoma kirihuta ariko kandi inyuma kikagaragara ko ari ikinyoma. Hanyuma ukuri kugenda gake ariko kukazagaragara ko ari ukuri. Ntago mu myaka mike maze nkijijwe, ntago ari myinshi kuko ngewe navukiye mu itorero nkuriramo kugeza uyu munsi, ntago ubuzima bwo hanze mbuzi. Ariko mu myaka mike maze mu itorero muri ibi bintu bya Yesu, sinigeze mbona aho abantu basenga bakavuza induru. Nigeze mbabwira aho nsengera? Aho nababwiye sinangombwa. Sinigeze mbona aho abantu basenga bakavuza ibikubi. Ntago Mwuka Wera azanwa nuko twabyinnye tugatera imigeri, ntago ari cyo kizana Yesu, nta nubwo ari cyo cyerekana ko abantu bafashijwe, ntago ari cyo kiranga Yesu. Yesu aza mu buzima, Yesu agaragazwa nuko umuntu yamaze gutsindwa mu mutima, akemera intege nke ze, akemera uwo ari we, akabwira Mwuka Wera, akamubwira ngo Mwuka Wera simbashije, ahubwo ni wowe ukumpa imbaraga. Rero hari ibintu by'inzaduka, hari ibintu byaduteye, nanjye ndimo ntago ndi bwikuremo. Hari ibintu byaduteye, hari ibintu byabateye bitazanwa n'Umwuka Wera. Imana ishimwe ko mwaje gusenga muri urubyiruko. Ubwoba mfite nuko mu myaka 50 iri imbere, uretse Yesu utubereye maso, 50 iri imbere, 50 hari igihe umuntu azajya kumbura ibintu yigeze kuba mu kera. Ukumbure kubona abantu baririmba bakarira, apana kuririmba tukavuza ibikubi. Kubona umuntu aririmbira abantu bakarira, muzabikumbura. Muracyari bato, nabonye iri teraniro riri mu rubyiruko rwinshi, uretse umukecuru umwe nabonye hano muri korali. Ariko Mana, muramubyeyi Imana ari gukorera Imana mu gihe kigoye. Mama, biragoye kandi nge nabwiye Yesu, ndambwiye ngo Yesu muri pefa umpe kukuvugira nk'uko wakavuze uhari. Haleluya! Iri joro no kuvuga Yesu nk'uko yakahahagaza akavuga. Ikinyejana cyacu kiragoye Mana nyiribihe. Kirimo urubyiruko rukunda Yesu ariko batagaragaza urukundo bakunda Yesu. Bisigaye bimeze nka sikise, ni ibintu biryoshye. Memu n'ubu ndi kuvuga, hari abantu bari kuri WhatsApp ndi kubona, ni ibintu biryoshye birimo sikise. Bishop wanjye ni runaka, urumva, apotere wanjye kumva ifiyeri yo kuba apotere runaka ari umushumba wawe, wakemera ukisiga n'amarangi wa mugani wanyu kubwe. Umushumba wanjye ni runaka. Abantu ntibakira aba Yesu, abantu babaye ba mushumba runaka. Yesu yambwiye ngo nze mbabwire ngo nimurinde ibyo mukora, none hari igihe muzabimurika twese. Haleluya! Duce inyuma y'ukuri kugira ngo tubabembereze ngo mutaba muri pefa ngo mukagenda. Urabona ngo ubu nituvuga ukuri ngo abantu bose ngo bazagenda badushireho. Simwaje gusenga, simwaje gusenga.
kandi ijambo ry'Imana ni inkota. Iyo umuntu afashe inkota amenye, umuntu yafashe inkota arigengese akora tanze akavuga inkota itankeba. Rero iyo wahuye nayo ikagukeba wihangane, ni nkukomeretse uzajye kwivuza. Mubona nanjye ndi umukobwa nkamwe, ndi urubyiruko nkamwe, ariko buri iyo wisuzumye ubona uri umuntu w'Imana. Tubwizanye ukuri. Imana ibwira Aroni ndaza kubabwira uburyo bubiri mukwiye kurinda, mukarinda agakiza, mukarinda Yesu muri mwebwe. Ndababwira uburyo bubiri, ndababwira mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Twigishijwe igice cy'umwuka, igice cy'umubiri kirasigara. Niyo esheke twagize cyane cyane ku bantu, cyane abana bakuriye mu idini, bakuriye mu itorero, bagize esheke yo kubwirwa Yesu gusa w'iby'umwuka, ntibabwirwa Yesu ushobora kubafasha mu by'umubiri. Niyo mpamvu abantu bakumbura mu isi, niyo mpamvu ujya ukumbura mu isi ukambara ubusa no ku ruhimbi. Muri hano wigishijwe Yesu w'idini, uretse ko Yesu w'idini ntabaho, hari Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen. Niyo mpamvu wiyibagirwa, ukiyibagirwa kuri umwana w'Imana. Ese abana b'Imana bakwiye kuba bambaye bate bari ku ruhimbi? Noneho ufite Yesu wa mama wawe, ufite Yesu wa so, Yesu wa auntie, Yesu wa oncle, Yesu wa bishop wawe, Yesu wawe ntarakuba. Niyo mpamvu utajya ugira isoni zo guhagarara ku ruhimbi wambaye ubusa. Kubera mwisi bigaragara ukunda Yesu uri mu idini, ariko wagera inyuma y'idini Yesu ntumukunde. Niyo mpamvu mujya kurahura imico y'abapagani mukayizana no mu nzu y'Imana. Bibiliya ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo abana bandi. Ntabwo ari abana ba Paul, ntabwo ari abana ba Paul, abana ba Mariya. Abayoborwa n'umwuka bose nibo abana b'iki? Ubundi wakagiye kujya gusukisha umusatsi, umwuka wari yakubwiye ngo jya kuwusukisha. Muri hano wagakwiye gutobora amatwi, umwuka wari yakubwiye ngo ndabona kwambara amaherena bizakubera, hanyuma ukabona ukajya gutoboza. Muri hano wagakwiye kwisiga ruje bisi, bimwisiga ku minwa na za rabero n'ibindi. Umwuka wari yakubwiye ngo ndi kubona iminwa yawe idatunganye, shyiraho urundeho umutuku n'umukara n'ubururu n'icyatsi. Niba koko mwemera ko muri abana b'Imana, nimwicare hamwe tuganire iby'abana b'ijuru twese. Haleluya. Niba mwemera ko koko muri abana b'Imana, nimwicare hano muri aya masengesho mwateguye tuganire iby'abana b'ubwami. Sino muzakunda idini ariko mudakunda Yesu. Murahari nako muririmba Yesu wapfa kandi mufite utuzina twiza, ngo murabaye ngo ba Naunted kwaya, ngo babayumbe kwaya, ngo mufite utuzina twiza twakabazamuye tukabageza mu bwami. Mufite utuzina dusize, dufite amazina meza y'abapotre, dufite amazina meza y'ababishop. Yesu akwiriye kuzamurwa wenyine. Ni Yesu ukwiye kujya kuri afishe, ni Yesu wenyine ukwiriye. Icyakora ntabwo nanga iterambere ndarikunda cyane, ariko ntabwo bikwiriye gutuma Yesu atagaciro muri nyengo Joseline yazamutse. Muri hano kuranga abayumbe ngo baradutumiye ngo tuzaza ngo turi abayumbe, reka mukaza hano muri pepe ibintu mwabikomeze. Urumva ngo dufite ngo korari y'abashyitsi ngo y'abayumbe, n'abayumbe se basi harimo nimutagendana na Yesu muzaba abayumbe b'inaha, ariko nimugendana na Yesu muzaba abayumbe b'ijuru. Imana ntikeneye ko twitwa amazina meza ngo baduhe protokole, ngo badutwaze ibitabo ku ruhimbi. Ngo Joseline mukozi w'Imana ngo yaje, ibitabo mbivanye mu gatenga mbigeza hano, hanyuma kuva hano ngera hano nibyo binani. Nabitegeye we nabitangiye n'amafaranga yanjye.
nyengeje userine nzibyo napakiyemo ndinda nza kuvuna abana b'abakobwa hano nka barampa ndabahemba se wese si Yesu dukorera se databuje umwe Yesu databuja nzamukorera ntacogora kwisha ubuntu n'urukundo afitiye maze imirimo yo mwisajya baninyirangiza hasa mpamagara ngeze mu ijuru muri hano ino babwiye ko Yesu bamutwazaga ibitabo ino babwiye ko Yesu bamutwazaga ibitabo hoya yanyuraga ahantu bati kirahanyuze cyane Mariya kirahanyuze ariko intego ari yo kuducungura ndashimira Yesu wageze ku ntego ariko mwamukomeye amashyi tukamushimira haleluya rinda gakiza rinda ibyo Yesu yashize muri wowe hari igihe uzicarana nawe akubwira ngo mbwira ibyo wakoze hanyuma rero kuko ibi bintu byajemo piano birimo umuziki biraryoshye tubibyiniramo ibikubi hano hakugira ngo turagiye inka ibintu by'uyu muhungu wagiye adaterese ibintu by'uyu muhungu wagiye atubatse inzu ibintu by'uyu muhungu wagiye mu ijuru ntababwiye sheri Yesu uyu mwirirwa imbere mukamurara imbere Yesu uyu wagiye nta birthday bamukoreye nta keke bigeze bamukatira namwe ngo banga kuzibakorera mukarakara iyo wagiye mu y'umwe ejo ntibazi wawe bararakara ngo baranyanga Yesu yagiye ntawe umukoreye birthday yagiye ntawe yita shushu be nka birabi baraza amajoro ntawe yagiraga yarebye umusaraba buri umwanya wo gutereta birava ngo kubw'ibyishimo byari byaramushyizwe imbere yarebaga itorero yabonaga wowe nanjye akavuga ngo yasinziyanduza mumumpera icyubahiro we bose nkawe ukimwimye ngo bigenda bite wowe ubundi uretse ko ubu wikomeza ufite imyaka 19 nyine ukikomeza nugira 30 noneho ufite nabo utegeka urumva hatazashya amagane wa niba Imana ikubwiye ngo mpereze icyubahiro ukakiyima ahira noneho tuyihe icyubahiro ureba biraryoshye cyane amen ese kumwaje gusenga kandi mwizanye hari uwabahamagara njye nigeze nguhamagara ngo uze gusenga amashyi mwanga gukomera Imana muzayikomera abantuzi aya maboko mwanga gutegera Imana muzayategera ntuzi kandi uzayatega ku neza no ku nabi ariko uyu munsi Imana iduhaye promotion ijambo twasomye uyu ni Miriam ni umugore ni umukobwa waririmbye utagira ngo nibira byacu twirwa dufitira hanga Miriam yararirimbye abantu miliyoni 2 barikiriza nta repetition yararirimbye araririmba bamaze kwambuka inyanja itukura araririmba abagore baramwikiriza n'abagabo n'abakobwa n'abana ureke wowe uririmba muri pefi nduru zikavuga ngo ubwo batampemba ngo sinzagaruka uzabireke ndakubwiye ko muri urusengero harimo business impossible si bya Yesu turabicuruza ducuruza amaraso ya Yesu oya bintu turanuka byanga muri batambe twebwe nitubona kubikwiriye tuzayaguha ariko ntago ari itegeko zo gucuranga tukaguhemba muri hano mwaje gusenga uwo Joseline mwashize hariya n'akazi kawe ariko mukanya mwari rwose Imana imfashe mwarimu rwose umwuka wera we mwarimu rwose twiza rwose muhumure ikomeretsa ni nayo yomora ariko ifite uko yomora abo yomora ntago yomora n'abazayi Imana yomora abo yakomerekeje ariko abikomerekeje ari rwariza ese muri hano twese haleluya we Miriam
ibyo ureka ibi byanyu hano mwirirwa muri dore mi fa sol la si do. Umugore yararirimbye induru ziravuga. Miriam yararirimbye ngamaze kubona bambutse inyanja itukura arabati nimva hano aririmbye ndaba ndi umuzayifu. Araririmba aravanga ifarashi n'uwihetse. Uwiteka biroshye mu nyanja. Aravuga umwuka wo mu mazuru y'Imana ugeze mu mazi, amazi arirundanya aravura. Araririmba Abisiraheli bose barekiriza. Miriam yararirimbye. Vuga ngo Miriam yararirimbye. Wowe wari nturaririmba. Wowe uririmba muri pefi induru zikavuga ngo urabona ngo ngiye ngomba muri wowe. Mbona hari cyakora uzagenda urebe ukuntu Imana ihamagara abandi bantu. Hano ifite abakozi. Imana ifite abakozi. Uzagira ngo uri bucura ku Mana. Imana iracyabya. Imana ntiboneza urubyaro. Na n'uyu munsi iracyabyara kandi ibyara abakozi. Imana ibyara abasanayi. Intare ibyara intare, ihene ibyara ihene, intama ibyara intama. Imana ibyara abana b'Imana. Twese haleluya. Miriam araririmba induru ziravuga bageze hakurya n'abati dufite umugore. Kandi Miriam yari mushiki wa Mose. Gutya mu nda ya se na nyina. Bibiliya ivuga ngo Abisiraheli bageze mu butayu. Ubutayu bumaze kubakanda. Ubutayu bumaze kubamaramo imiteto yose. Urabakanda bakajya banywa amazi aruko Imana yabahaye. Bakarya manu ibiryo bimwe byonyine. Baryaga manu yarasobanuraga ngo ibi ni ibiki. Abisiraheli barakubitika, Imana ibagaburira manu, barasonza babwira Imana ngo turashaka inyama. Imana ibaha inyama. Imana ifite ibiryo. Imana ifite iki? Imana ifite ibiryo nabiri kugaburira n'ibyaha. Imana ifite ibiryo. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we, amaboko yanjye ashoboye guhamagara inyama. Genda ubwira Abisiraheli ko ejo bazarya inyama. Biravuga ngo Imana ijya mu nkware cyangwa se mu nkoko cyangwa se mu bishuhe. Abahanga baravuze ngo byari kuri Mer Mediterane. Imana ihamagara inkoko ziraza. Imana ifite ijwi rihamagara ibyaremwe byose bikayitaba. Ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo rye ntabwo ari umuntu ngibeshye. Ivuze irabikora. Rurema niryo zina rye. Ijambo rye yashyizwe hejuru iteka. N'Imana irinda kwera kwayo. Rurema niryo zina rye. Ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Imana igaburira Abisiraheli inyama bararya. Bagira bate? Bararya. Imana ngo uri Imana itanga inyama. Imana ni Imana itanga inyama. Imana ifite busheri. Imana ifite inyama. Amen. Mutangikiriza. Twese amen. Abisiraheli bararya. Baranywa barahaga bagubwa neza. Imana ntiyabicisha inzara mu butayu. Iri jambo twasomye rero bari bageze aho murabyibuka ko bagiraga inkingi y'igicu yabagendaga imbere. Ku manywa ikababera inkingi y'igicu ikabayobora. Nijoro ikababera inkingi y'umuriro ikabayobora. Iriya nkingi yasobanuraga Kristo. Uri ubu buzima iyo tuyobowe na Yesu, aho Yesu ashaka ko turara turaharara, aho yashatse ko twirirwa tukahirirwa, kuko niwe uzi imbere hacu. Yesu niwe uzi imbere hawe. Niyo mpamvu yabwiye Kuro aramwe ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganiza. Yesu niwe uzi imbere hawe. Gira gutya. Yesu niwe uzi hadoha. Inyuma y'izo ntoki aho zigarukiye, Yesu azi ibikurikiyeho inyuma. Hano gusenga. Nyingi y'igicu yarababwiraga ngo uyu munsi muririrwa hano bakahirirwa. Yababwira ngo uyu munsi murarara aha bakaharara. Bifurije kuyoborwa n'inkingi y'igicu. Nijoro ikababera inkingi y'umuriro mu izina rya Yesu. Hanyuma rero ijambo twasomye bari bageze aho Miriam na Aroni
urumva bari baganitse, urumva abantu baricaye bari kuganira. Miriyamu na Aroni rero ngo bagira ikiganiro. Ariko ijambo rivuga ngo ni murinde kuko ibyo mukora byose bizashyirwa ahagaragara, bizaboneka. Amen. Miriyamu na Aroni ngo baricara baraganira, bakora ikiganiro baganira ku muntu w'Imana witwa Mose. Baganira kuri Mose, baramuvuga bamuvuga Imana yumva. Ndashimira Imana yumva. Ni Imana, iyi Imana mwicaye imbere ni Imana yumva. Vuga ngo ni Imana yumva. Ntabwo rega ndibwemere musinzirana, impossible. Ntabwo muri businzi. Ni Imana yumva. Ni Imana yumva ikumva n'ibyo kuri telefone. Imana ni Imana n'izi no gusoma na message. Imana Imana izi no gusoma message zanyu we kuri telefone, haba kuri Twitter, haba kuri Instagram, haba kuri WhatsApp. Imana izi gusoma. Utagira ngo ni sheri wawe uzi gusoma gusa. Imana izi gusoma. Ujya gusendinga byarangiye yasomye kare. Bimwe mu bintu Imana iza kuvuga ka message wohereje cyagiye kavugaga ibiki. Imana irareba. Amen. Miriyamu na Aroni bavuga nabi Mose umuntu w'Imana. Imana yumva. Imana ibwira Mose iramubwira ngo nabumvishe bakuvuze. Ubahamagare ubazane mu ihema y'ibonaniro. Ubazane tuvugane. Kandi ibyo nshaka kukubwira ndabikubwira muhageze. Ngo bahaguruka ari batatu. Miriyamu na Aroni na Mose. Ngo bagenda ku ihema ry'ibonaniro aho Uwiteka yajyaga avuganira na Mose. Bibiliya iravuga ngo nuko igicu kiza ku ihema. Haleluya. Ngo bumva ijwi rivuga ngo mwaneguye umugaragu wanjye Mose. Ibintu Miriyamu na Aroni bakoze bari bazi ko Imana itabyumvise, ariko amaso y'Uwiteka n'amatwi y'Imana yari yabyumvise. Imana ifite amatwi yumva, Imana ifite amaso areba, Imana ifite amaboko akora, Imana ifite ibirenge iragenda. Imana irashoboye. Twese irababwira ngo mwebweho nzajya mvuganira namwe mu nzozi no mwiyerekwa, ariko Mose umugaragu wanjye nzajya mvugana nawe imbona nkubona. Ngira namwiratira ababwira ngo mwebweho ntimurakanambona, ariko Mose umugaragu wanjye yarambonye. Bifurije kubana n'Imana mwiboneye. Biroroha migi, biroroha kubana n'Imana wiboneye. Biroroha kuririmbira Imana wumvise. Biroroha kubyinira Imana wabonye. Haleluya. Biroroha cyane kuko ibintu ukora byose ntibirangirira mu isi bigaragara, ahubwo birangirira mu isi bitagaragara. Bigira umusaruro mu isi biboneka no mu isi bitaboneka. Imana ibaha imbaraga zo kuyikorera mwarayibonye. Amen. Imana ibwira Aroni na Miriyamu irababwira ngo mwebweho nzajya mvuganira namwe mwiyerekwa, nimbahaga promotion mbasange mu nzozi, ariko Mose umugaragu wanjye nzajya mvugana nawe imbona nkubona. Yaranambonye. Icyabaye wa Miriyamu waririmbye za ndirimbo zikomeye. Wa Miriyamu Imana yahise imuha ibibembe muri Israel cyari ikintu gikomeye cyane. Iyo umuntu yarwaraga ibibembe ni nko kurwara corona mu gihe cyacu. Nako byabaga binakazi. Nta n'uwabaga wemerewe kugukoraho, nta n'umuntu wabaga wemerewe kugira icyo kumarira. Banagusohoraga inyuma y'umudugudu, bakakujyana inyuma y'inganda, bakakujyana inyuma y'abantu. Aroni na Miriyamu bavuze nabi Imana irabihanira. Bisobanuye iki? Biravuze ngo ibigeragezo byose uhura nabyo utagizemo uruhare, Imana izaguhorera. Intambara zose urwana ntago tuzitsindisha kuva mu bantu. Hari ibigeragezo bizanwa n'abantu. Ubundi hari ubwoko butatu bw'ibigeragezo. Hari ibigeragezo bizanwa n'abantu, memu nawe ushobora kubigiramo uruhare. Muri hano ikigeragezo wagizemo uruhare, ubana nacyo, ubana n'igikomere cyacyo. Ni Imana yakubabarira usigarana inkovu zacyo. Utazagira ngo kuvuga cyane bizakura y'umuntu. None si twaye nditateganyije ugatwara ikinyenda. Ubu kiri umukobwa cyangwa ubura umugore. None rero amasengesho y'abarokore uretse n'abababyaye n'abasambanye rimwe gusa byarakurangiranye ntukiri umukobwa uri umugore.
wacitse ukacika bayi mu basore uri umugabo kuko ibyo abagabo bakora nawe wagize gute. Hanyuma rero amasengesho yo kubesha Imana muyibwira ngo Mana ngo turi abasore ngo urabona ngo nanjye ngo ngukaze ngo muri ntuze ngo urabona impossible. Uri umusore uri umugabo. Nana musore ese muri hano. Hanyuma ayo masengesho yo kwihumuriza no kwikira abapepi n'abapepizo impossible byararangiye. Icyakora imbabazi z'Imana ziri ku buzima bwawe ariko uzasigarana igikomere cy'ibyo wakoze. Noneho Ashera azakubaza ati Sheri uri isugi wumva ukuntu uzarya iminwa urayirya cyane uyirya wumvuze ngo iby'abapagani kandi basaza bacu icyo mbakundira nicyo kibazo cya mbere akubaza. Ntabwo ati se Sheri wanjye waba byaragize cyangwa kavuga icyo kibazo nzakigusubiza ejo hagera uti nzongera ejo uti ndacyabisengera. Yakobo yahuye na marayika. Yakobo yahuye nande cyamwanyikirije ko nabakunze. Yakobo yahuye na marayika kandi Yakobo aherukana na se yitwa Esawu. Murabyibutse mwasomye Bibiliya abayumva Bibiliya mwarayisomye. Yakobo yatwaye umugisha wa mukuru we. Murabyibuka ko yatekinitse yambara imyenda ya mukuru we Esawu yisiga agaparufe gasa akadeodora gasa na Esawu yishyiraho ibinani ibyoya kuko Esawu mukuru yagiraga ibyoya byinshi. Hanyuma murabyibuka ukuntu se yamuvumbuye ariko kubera yari umusaza buruka bigenza aramwe atari ko se mwana wanjye ko numva uri Yakobo mwijwi ariko nagukoraho nkumvura Esawu. Aramwe turabona papa nahiriwe kuwiteka turabona Imana yangiriye neza ati none ndaje. Isa aravuga atereka ngo umugisha nta kibazo ariko ndi kumva ijwi ari Yakobo ariko nagukoraho nkumvurinde. Mu gutaha rero amaze imyaka 20 kwa Labani yahuye na marayika. Yahuye nande uzi ikintu marayika yaraje gukora? Yaraje kureba ko Yakobo yongera kubeshya. Bibiliya banguki Bibiliya ivuze nguki Bibiliya bango akirana na marayika bageze mu museke marayika aramubwira ngo ndekura ngende. Yakobo aramubwira ngo yasinkure kurutamaye iki sinkure kurutamaye umugisha hari ibintu barokore mwitiranya. Paulo yandikira Abefeso yarabandikiye arababwira ngo ndashimira Yesu Kristo yaduhinduranye bazima na Kristo. Ayishimiraga Imana ariko ndashimira Imana yaduhinduranye bazima na Kristo kuko twebwe twari dupfuye iratuzura itwicazanya na Kristo mu buryo bw'umwuka mu ijuru imbere y'Imana. Hanyuma nimwumve fenomene icyaba marayika ya ijuru ryagira ngo ryongere ryumve ko Yakobo yongera kubeshya avuga ko ari Esawu. Amaze gukirana na marayika ubu hari ibintu wakirana namo n'Imana ikagushaka ikakubura mu isi y'umwuka kubera muherukana uri Esawu kandi uri Yakobo. Hari amasezerano yababuze kuko mwabeshye. Hari imigisha yabusanye namwe kuko mwabeshye. Hari ubuzima mutazigera muhura nabwo igihe mutarabwiza marayika ukuri. Manishimwe ko mwaje gusaba. Bibiliya ngo nuko marayika amukora ku nyonga y'umutsi w'itako rye ngahita atambuka agenda yabaye kajorete abwira marayika aramubwira ngo oya ntabwo nkurekura. Aramubaza ngo witwa nde? Marayika abaza Yakobo aramubaza ngo witwa nde? Aramubwira ngo nitwa Yakobo. Yandi Yakobo ndumuriganya. Data amperuka ndi Esawu. Impumuro yanjye yari Esawu. Imyenda yanjye yari Esawu. Ibikonjo ibyoya byari Esawu ariko ijwi ndi Yakobo. Nabeshye data birakunda ariko sinabesha marayika. Nabeshye ababyeyi birakunda ariko ubwo Yesu duhuye sinamubesha. Nabeshye mama birakunda ariko ubwo mpuye na Yesu
uvuze neza. Twari tugira ngo twongere kumva kubeshya. Twagira ngo twongere kumva kubeshya. Arambwa ngo noneho kandi wavuye iwanyu witwa Esawu imbere ya so, ariko ntuzasubirayo witwa Yakobo. Izina wari ufite kuri so wari Esawu kuko wahawe umugisha wa mukuru wawe, ariko ntugomba gusubirayo uri Yakobo wo mu mutima. Icyo tugukoreye tukwise Isra, bisobanura ngo ubwoko. Imana, ubwoko bw'Imana. Uri Isirayeli, muri wowe niho imiryango yose yo mwisi izahererwa umugisha. Reka nkubwire, muri iri joro n'ubwiza Yesu kuri hari umugisha w'uruhererekane. Hari umugisha w'igihe kirekire ugutegereje, ariko akondisiyo ke kubwiza Yesu kuri ukamubwira ibyakubayeho. Ngo mama ziko ndi umukobwa ariko ntacyo nicyo. Mubwire ngo papa ziko ndi umusore ariko already nararangiye. Bwira Yesu mubwire ngo ibyo ntabwiye ababyeyi ndabikwibwirira, ukomeza iminsi mu idini ntarahinduka, ariko ubwo mpuye na marayika. Komere ry'ibyaha gitangaje ntibibabuza kubyina. Je narumiwe pe. Ntabwo bibabuza kubyina no kuri kuyera. Murabyina ukagira ngo hari akandi kantu kari. Mubyinara kandi kuko reka mubyine muba mubonye gym y'ubuntu, kuko hano niho mubyinira ubuntu mugakora siporo. Ariko icyama bigahindura umuntu w'inyuma, bigahindura n'umuntu w'imbere. Data ayo mashyara ya Yesu twayakomera icyari. Haleluya. Yes, nuse tubabwira iki kintu kitari ibyo ngibyo. Turabwira ubutumwa bwiza ngo bubahindure mugere ku gihagararo cya Kristo. Isikene abasore beza nk'abo bagomba gukorera Yesu, ariko bakamukorera mu kuri no ukuntu muri beza, muri smart, murakeye. None uzi kubabona mukeye mu mutima, munakeye ku mubiri, ntako bisa mu bwami bw'Imana. Narababajije ubushize hano naje kubwiriza, ndababaza ngo mbese ubuzima bwawe bubaye filime, ubuzima bwawe tubukinyemo filime nka City Maid, nka Seburikoko, Papa Sava, tugakina filime y'ubuzima bwawe mu isi y'umwuka. Urumva wakwicara hano tukubona usasera muri gato, harabaye nono tugahita tukubona baguha karese. Kandi ku cyumweru ntushobora gusiba amaterane waraye muri ibyo. Ubuzima bwawe ni buba filime. Urumva wakicara muri salo na mama wawe kuba afite umugisha wo kuba bafite na papa, ukabwira papa ndashaka kubereka ukuntu nakijijwe, kabereka. Ubuzima bwawe ni bukinwamo filime, kandi hari igihe imbere ya Yesu uzabugaragaza. Imbere ya Yesu uzabugaragaza. Mama wawe azatinda kubumenya, ariko Yesu arabuzi bwose. Ariko muri iri joro hari amahirwe yo kuba icyaremwe gisha muri Kristo Yesu. Mumpere Imana icyubahiro. Haleluya. Umugore wawe mwicaranye wambwiye uti sheri ngwino turebe filime y'ubuzima bwawe, mukicara akahita kubona ujya gushaka izindi nkumi harahera. Izo wajyanye muri Marriott, izo wamanukanye hano hepfo muri Karabaye, izo warwara igihumure n'ukuri kwiye. Imbabazi z'Imana ziri muri iri terane. Sore waryamanye nabo kuranga. Oh, zundi ninde uzagushobora? Abakobwa uzi abanini abato ibikara inzobe. Kandi igitangaje gikomeye muri iterane nuko mudatinya kuza mu nzu y'Imana, ariko nta kibazo, imbabazi za Yesu ziracyahari. Niyo mahirwe yonyine dusigaranye, nuko imbabazi za Yesu ziracyahari. Aracyogesha amaraso
igorigota n'urugendo mwikubita imbere vuga yuko wamubabaje haracongesha amaraso igorigota n'urugendo mwikubita imbere vuga yuko wamubabaje. Ndashaka kuvuga ibintu bibiri Imana igukeneyeho guhinduka bibiri mu buryo bw'umwuka, ni muri sayidi y'umwuka no muri sayidi y'umubiri, kandi iby'umwuka bikwiye kuba byuzuzanya n'iby'umubiri. Nta hantu namwe ukwiye kugira esheke, impossible. Ntukemere ugire esheke mu bwami bwe. Amen. Ntugatsindwe Yesu akiriho. Yesu aracyahari ngo aduhe imbaraga zo gutsinda. Ntukemere kudifite ngo giving up. Komeza urwane, Yesu arahari ngo aduhereze imbaraga. Bigerageze umara umwaka udasambanye, bigerageze umara amezi 2 udasambanye, bigerageze Yesu arahari ngo aguhereze imbaraga. Bigerageze kandi utabibwirijwe n'idini nuko migisha bivuga cyane, ubibwirijwe n'umwuka we. Ntago pefa kuba musengera muri pefa aribyo bizabaha agakiza, impossible. Imana ntigira idini, Imana igira abantu. Twebwe twabyawe n'Imana mwarimu, twabyawe n'Imana, ntitwabyawe n'imbuto y'idini. Imana yatubyaye, iratubyarira, inatwibaruzaho, iduhiranga muntu y'ijuru. Turi abana b'Imana kandi siniyabihindura, sinacyo niyo yaterana ntiyatubuza kwitwa abana b'Imana. Niyo hazi intwaro za kirimbuzi nk'iza Putine, none hageze ku kigero cyo gukoresha amarobo, ntibyaduhindura kuba abana b'Imana. Mumpera Imana icyubahiro. Hanyuma rero mw'isi y'ubuzima busanzwe Imana iragusaba kwirinda ibyaha. Icyo ni icya mbere cyonyine, kwirinda kwica umuntu w'imbere ari we witwa bukiwe. Igice Imana ikoreramo isano ufitanye n'Imana ubukiwe. Ntabwo ibi bintu bya Imana ibizi, iyi myenda mwambara Imana ntayizi, izo nkweto mwambara Imana ntazizi, diplome mubitse Imana ntazizi. Imana ntabwo izi diplome yawe, niba uyifite uramaze. Ntabwo Imana izi diplome kuko mu ijuru ntibiga. Imana izi igice cy'ubugingo yakubitsemo, inakibungabunga, inakishaka, inakikeneye muri aya materaniro. Imana ikeneye ko ubugingo bwanyu buba buzima. Ntabwo ikeneye ko mugira akazi ngo muhembwe amafaranga menshi, ibyo ni iby'inaha. Kandi mugende mutoze intoki zanyu n'amaboko yanyu gukora. Imana izabaha umugisha. Bibiliya ivuga ngo udakora ntakarye, izaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Reka kwirirwa wicaye mu rugo, genda ushakishe ukore uko ushoboye. Ibyo ni iby'inaha, ariko igice cyo mupfanamo n'Imana ni ubugingo. Tuzakujyanira urusororo n'iwanyu murabake, niba murabake ntituzakujyanira. Buravani ntiyagiye bamushaka kuba umustar. Se muri hano ikintu Imana ipfana namwe, Imana ntipfana namwe ko izabahishurira amaminerivare mukiga. Nibyo ni bito, no mu ijuru ntibanabizi. Imana ikuzi nk'umwana w'umuntu. Kuba migisha acuruza mu mujyi, ibyo ntibikanze Imana. Imana yagira uko bivuga ngo migisha wanjye araguha. Umwana wanjye akoze icyaha, umwana wanjye aransize. Icyo cyatera Imana ubwoba cyose, kuko niyo waba uri mu isi wenyine, Imana yatanga Yesu akaza. Isi iba irimo umuntu umwe wenyine agakora icyaha, Imana yari kwemera igatanga Yesu kuba. Urukundo Imana ikunda umuntu ni ukubaka ubugingo, si ukubaka ibyina. Noneho ko mvuze ibintu by'abantu bakuze, nari mvuze ngo n'iyi si yaba irimo umuntu umwe witwa wowe, ngewe Joseline, ngewe
vuga ngo njyewe, agakora icyaha, Imana yatanze Yesu kubwe umwe wenyine. Kuko Imana ntigira abantu, Imana igira umuntu. Memu n'impanga ziba zifite akantu gato zitandukaniye. Imana ntigira abantu, igira umuntu. Imana igukurikirane muri iri joro, ikurikirana ubugingo bwawe. Imana irashaka ko igice cyawe cy'ubugingo uhuramo n'Imana gikira. Imana ifite umuti, Imana ifite urukingo rwitwa amaraso ya Yesu. Irashaka kukwamara ikagukiza ibikomere by'ibyaha wagize, bibi byo wihamagariye n'ibyo wahamagariwe. Ndabizi hari abantu bagize ibikomere by'ibyaha, rimwe na rimwe nta n'uruhare mwabigizemo, babyisangamo, abahohotewe, abagize bate, ariko muhumura, amaraso ya Yesu ashoboye komora ibikomere byose. Icya kabiri Yesu ashaka ko muhindukaho. Yesu arashaka guhindura imiterere, karagita, imiterere n'imico. Hari abantu bateye nabi muri sosiyete, hari abantu bateye nabi, iyo yagusuye asiga kwibye ku buryo ugira amakenga. Hari n'abantu bazinutwa abashyitsi kubera bakiriye abashyitsi, bakira abashyitsi babi. Ukazana umukozi mu rugo agasiga kwibye, ukahita uzinuka ndongera kugarura umukozi hano. Memu nawe aho ukora bakabati runaka kugira ngo agaruke muri aka kazi, n'ukubera iki? Ni karagita, imiterere idahuye n'ubwami bw'Imana. Yesu arashaka guhindura karagita zanyu. Wese haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari nta kindi gihinduka, hahinduka karagita. Wowe ugu muri Joseline, ugu mungana kwa kundi, keretse ibihe bikugeraho ukabyibuha cyangwa ukananuka cyangwa ukaba munini cyangwa ukaba muto cyangwa ukaba inzobe cyangwa ukabigikara, biterwa n'ibyo Imana yahisemo. Ariko Yesu yakugezemo ahindura imiterere. Imana nyiri ibihe we, bese haleluya. Urugero ukuntu Yesu ahindura imiterere, ushobora kuba amaboko yawe, intoki zawe zikunda gukorakora, usanga ijana ku meza, papa akabaza ati ijana ryari rahari igiye he? Kumbe imiterere y'intoki byanze. Hari n'abantu bakora mu makofi y'ababyeyi babo, hari n'abagore bakora mu makofi y'abagabo babo. Imiterere ikakubwira ngo intoki zawe zijye zihora zikorakora, ukabika aho muri classe ukabura kayoye, agakayi keza ukabura kajyanye. Iyo ni imiterere. Yesu iyo yaje arakubwira ngo wantokiwe, gufata ibyo utahawe si ibyawe. Amafaranga ya bosi si ayawe, ni aya bosi. Akaganiriza intoki akazibwira ngo wantokiwe. Hindura imiterere. Yesu uganiriza akaganiriza na sex. Yesu arakuganiriza akaganiriza na sex, akakubwira ngo mva oya ntuzongere gusambana, imiterere yawe yireke. Yesu arashaka guhindura imiterere. Abaje gusenga amen. Bajyane mu ijuru n'ibyinaha by'abantu. Indabwo ko Imana yajyana abantu mu ijuru bafite akavuyo akaba muri Amerika y'Amajyepfo. Wowe Imana yakujyana mu ijuru gute? Wowe utari wamenya no gusasa uburiri bwawe, bwo mu ijuru wawe usasa. Tantine ngarahari mu byose arabikora. Tantine se waramubyaye. Uziko mukwiriye gukizwa kugeza ubwo abatantine wo mu ngo zanyu amenya ko ushobora no kwifurira isogisi. Imiterere. Karagita zanyu zihinduke, ibitekerezo byanyu bihinduke, muhagarare ku kigero cya Kristo, mutekereze nka Yesu. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Mukobwa byuka mu gitondo ukubure imbuga. Fite karagita mbi. Bose bazamenya kubana nawe, bare
ntabwo mwese muzabwiriza ariko imiterere izatuma abantu bakizwa. Wowe ukomye amashyi wabyumvise. Uzi ko ushobora gukora agakuwafi keza k'abana b'Imana, abantu bakavuga ngo natwe turashaka kujya twiyogoshesha nka mwene data, bakavuga ati roromodo wacu kuri kuwafi ni runaka. Babonye karakta, babona imico, baravuga ngo reka ibi bintu natwe tubyigana. Uzi ko ushobora kwambara neza, karakta yawe ari ukwambara, kandi kwambara neza ukarimba, si uko wambaye ibintu bitakubashye. Umuntu ashobora kwambara neza yiyubashya kandi akaba yambaye neza. Bose bazamenya ko mubana nawe. Bareka ubugome bitabe Yesu. Uzi ko n'ukuntu wakira abantu kuri telefone. Abafite telefone mwese amen. Cyane abakobwa bagere. Urinde uvuka he uruwa he? Ndaguhaye nimero yanjye. Ndaguhaye nimero yanjye. Karakta zizaguheza iwanyu bahatarimo umugambi w'Imana. Nimero yanjye wayikuye he uruwa he? Noneho yakubita kuri profile yabona bidahuye n'ibyo ashaka. Bamwe bahita bakuri moving, abandi bakakubya sini. Shaje basubiza ntiwamenye inzira z'Imana izarizo. Sugira ngo bose barashaka kugutereta. Harimo n'abagufitiye message, harimo n'abagufitiye amafaranga, harimo n'abagufitiye ineza. Ntago bose bashaka kugutereta. Karakta imiterere ishobora gutuma ujya mu kazi ntukamare mu kwezi. Yesu yambwiye ngo arashaka guhindura imiterere yanyu. Haleluya! Imiterere we karakta. Imiterere yatumye Yesu abwira Petero ngo mve inyuma Satani, kubera umugabo uhora vuga no mu gihe kidakenewe. Yesu arambwira ati mve inyuma Satani, mve inyuma imiterere. Ariko amaze kuzura umwuka wera, ururimi yahise arushyira ku murongo. Imana ibaho umwuka wera. Imana ibaho iki? Umwuka wera. Imiterere karakta. Gatatu, Imana ishaka ko muhinduka. Imana irashaka ko mwirinda guhemuka. Yenda kugira ngo mutise ko ntawe twahemukiye. Uriya wabenze se agenda utanamubwira. Noneho ngo babihemu ngo nabari amafaranga ya banki, nawe uri bihemu. Nose kuba mubenze kandi kubera nyine ntafite ibyo ushaka. Kandi sikosa kuba hari ibintu ukunda ntago ari kosa. Nanjye Joseline mfite ibyo nkunda na runaka afite ibyo akunda, ariko nyuma y'uko ubibona ko bidakwiriye wayo utamusezeye nk'umwana w'Imana ngo uti inshuti yanjye nukuri ndabona bitagishoboka. Uwiteka azaguhira nanjye azamira. Imana izaguha ibyo wifuza nanjye Imana izampa ibyo nifuza. Dukomenyezanye inzira ijya he mw'ijuru. Hanyuma rero nawe uri kuri tonde rwa babihemu. Imana irashaka ko muhindura muri karakta, ariko mu mihindukire ya karakta ukirinda no kuba babihemu. Ni gute utereta abakobwa batanu icyarimwe wahereza sheri I love you mwijoro rimwe, I love you ugashyiraho agatima n'akaguruka n'akanyugunyugu, batanu bose I love you, batanu bose ukabaraza rwa ntambi, imitima ibahagazemo ngo bose I love you. You love them or not? Yes, mukorera muramuzi. How you love him or how you love her? Ni gute umukunda wayisendingiye abantu batanu 10 mw'ijoro rimwe. Nawe uri bihemu, nubwo Beki itakuzi na Benere, ariko nawe uri bihemu. Uraraza imitima y'abana b'abakobwa n'abahungu ku nkeke, ubaraza ijoro barabatekereza runaka arankunda we, bakarara bashikagurika ngo nukuri Jean Paul arankunda we. Imana irashaka guhindura karakta zanyu. Abaje gusenga amen. Imana irashaka guhindura imiterere yanyu. Irashaka gukiza ubugingo.
wabwira abantu 5 ijoro rimwe ngo urabakunda mu gitondo kuzura umwuka wera uzaza ukubita igikubi ntago bibaho 5 bose bose uri Yesu kare Yesu wakundiye bose cyane afite n'icyo tumariye ratawa uri Yesu ukunda 5 cyane none se uri ikigo nibura gifasha imbabare mu rukundo ngo tuvuge ngo uyu nguyu ni ikigo gifasha imbabare mu rukundo muri hano Imana irashaka ko muhinduka muri character miterere yanyu igahinduka kabaho mu buzima buramye twese haleluya uyu Yesu mwirirwa imbere rero yavuye mu isi atavuze I love you nta mwanya yari afite ba Yohana bibagiye gutereta Yohana intumwa ya Yesu yibagiye gutereta rinda Yohana umwigisha wa Yesu uriya wanditse ubutumwa bwiza wanditse ibyahishuwe wanditse inzandiko babanye na Yesu bibagirwa gutereta nta mwanya wa sherishushu be I love you nawo bagiraga iteka Imana yahoraga ibakeneye kugira ngo musabone ubutumwa bwiza Imana yahoraga ibakeneye kugira ngo musabone ibyo muririmba hanyuma ukazana uti kwizera nukumenya neza udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kuba kwizera we kwizera Paulo yapfuye adaterese nimwumve ibintu by'abagabo muririmba bagiye badaterese ariko Paulo asendinga 10 I love you kaza gukurima kwizera niko kumenya kose udashidikanya ibyiringirwa ba Esther babuze umwanya wo kwitera makeup Esther yabuze umwanya wo kwitera makeup kubwo gukiranuka abwira inkone n'abamurarabwa ngo oya nje ntago Imana indebera muri makeup possible Imana ireba mu mutima ntireba nyuma fresher iri nziza ariko ndabona ibyo bizantinza bigatuma ntuzura umwuka ibyo bizankereza uzi kumara muri miriwari amasaha kandi worship team ubwo mutangira repetition saa 12 wowe ukahagera saa 11 n'igice cya saa 1 hanyuma wari uri he makeup zirajojoba byose dirishaka kwaze se wari wagiye nagiye muri salo bishatumye ukererwa nyine urabona Imana ireba mu mutima ariko Imana ikunda n'abantu bafite isuku ibyo birenge n'amano byanyu mwana nawe kwicira inzara abasore mubyiriza mu bakobwa abakobwa mubyiriza mu bagore saro zarabatumiye abagore nibo babogosha mu mutwe nabo baboza ukava muri saro ukaza muri repetition uvuye kozwa n'umugore cyangwa umukobwa yaguteye karese mu mutwe ngo musuzura umwuka wera mukuye muzavuza ibikubi umwuka wera ntawuhari uwo mwuka wera ntawuhari kuko utamusanze muri ghetto cyangwa atagusanze muri ghetto ngo biratandukanye ngo uwo muri saro ngatandukanye n'uwo muri ghetto ninde wabibabwiye intoki zabo muri ghetto zimeze nk'izabo muri saro mujya mu masawuna massage bakabakorera massage ibitsina bitandukanye n'ibyanyu abagore ku bagabo abagabo ku bagore turababwiza ukuri ijuru mujyamo ntago rifite akavuyo nkako mujya mu masiporo mukagenda mwambaye ubusa ngo muri siporo usibye mupagani bambara karibyo namwe mwambara muragira ngo ijuru mujya mu niryahe izo siporo wazazikoreye mu rusengero cyangwa ukazikorera mu cyumba cyawe sukwiruka uzagura umugozi ujye ariko mureke ubwami bw'Imana bwubahwe mu isi iyo tujya ni mu ijuru iwabo w'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abanesheje
iyo tujya ni mu ijuru iwabo w'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaje. Reba Yesu yambaye kora ari muri siporo. Bagabaje se Yesu kutangira gukiza abantu ati ndi muri siporo. Atase kutangira kuzura bapfuye ati reka uyu munsi nta mwanya mfite. Nagiye muri gym. Ngandaduwe nababihiye nimubabara mujye kwivuza. Bitureba Yesu ari muri gym rero yiruka ati buretse none se kutajya guhindura amazi ati buretse gake ndashaka kugabanya ibinure. Ndi gukora umubiri. Se kutagiye guturisha imiyaga mu nyanja ati reka ubu ngubu ndi kugabanya isukari. Yesu nta mwanya yari afite wo kujya muri ibyo murimo. Yabuze umwanya. Uri mwari musori wenda wabona warabaye bishop. Yesu yabuze umwanya. Yakoraga ku manywa nijoro kujya ku musozi agasenga. Wowe ukubita amasahani 60 nangahe na breakfast mu gitondo. Kera twiga muri internet twajyaga tubara amasahani. Bavuga mu bihe by'amezi 3 twiga amasahani 100. Ukayabara none ukibagirwa nayo uzihiriza mu gusa. Udufite abarokore bakunda ibiryo nk'umwuga cyangwa irushi. Ukabara kumara ukwezi iminsi 30 muri amasahani 60 ukarenzaho na breakfast imigati brepa mayonnaise n'amambu murwara za pressure mukarwara ibintu by'imivuduko. Ntimuramenya aho abantu bakirira ni mu masengesho. Amasengesho ni regime ureke imitete. Amasengesho ni regime nziza uzasenga yitatu rero kutayijyaho. Kubita yitatu utarya utangure ukuntu uhita usubira kuri tayo. Nibundi amasengesho agahita gushyira kuri regime. Akabyo kwirirwa muri siporo mwambaye ubusa ngo muri regime. Ndashaka ko dusenga. Ibyo ni mu gice cy'umubiri. Mu gice cy'umubiri, igice cy'umubiri gikwiye gukorespondana n'igice cy'umwuka. Haleluya. Haleluya. Nabwiye ngo umwuka nakubwira ngo jya muri saro gukora umusatsi uzagenda. Umwuka wera nakubwira ngo siga inzara uzazisiga. Umwuka wera nakubwira ngo ambara birebire cyangwa ambare mini. Kuko nzi ko ari we muyobozi. Ibyo azakubwira azaba atakuyobye. Ariko niba utamwemerera nukuri iri juru ntuzarijyamo. Hanyuma rero mu isi y'umwuka ibi Imana ishaka ko muhuza mukabihuza n'ubuzima busanzwe n'iby'umwuka. Imana ishaka ko mugira urukundo rutagira uburyarya. Urukundo rutarimo urukundo Pawulo yaravuze ngo urukundo rurihanga. Urukundo rugira neza. Urukundo rurababarira. Urukundo rubabarira ibyaha byose. Rutwikira amakosa yose. Umuntu wakubabaje kandi umukunda uramubabarira. Yesu arashaka kubaha igice cyitwa urukundo rutarimo uburyarya. Munyikirize amen. Icya kabiri Yesu ashaka kubashyiramo imbabazi. Mwitoze kubabarira ababahemukiye. Mwitoze kubabarira abo mwahemukiye. Musabe imbabazi abo mwahemukiye. Kandi n'ababahemukiye namwe mubabarire. Yesu arashaka ko mugira urukundo. Mukagira n'imbabazi. Twese amen. Babarira wa mukoresha wawe ugukoresheje nibigende neza. Babarira mwarimu wakwigishije akaguhemukira. Babarira umuntu wese uzi wakomerekeje igice cyawe cy'amarangamutima. Umubabarire. Yesu yamwenga arashaka gutanga ihumure muri riteraniro. Twese amen. Icya gatatu Yesu arashaka ko mugira ubuntu buri mu duce tubiri. Burimo ubuntu gutabara abababaye no kubafasha. Pana kubatabara bisanzwe gusa ahubwo no kugira icyo utanga ku bwa Kristo. Kugira icyo urekura ku bwa Kristo. Ufite imyenda 10 utanga umwe. Ufite inkweto 5 utanga imwe. Ntacyo uzabahumura. Kristo arashaka ko urubyiruko, arashaka ko abakristo mugira urukundo, mugira ubuntu. Kurekura ugatanga. Birabango ibiganza bitanga bihabwa umugisha kuruta ibyakira. Yesu arashaka ko witoza kumenya gutanga. Amen. Ufite 5 utangaho sensa.
Imana izaguha umugisha ku cyo wakoze. Yesu arashaka ko mugira ubuntu mu izina rye. Twese amen. Icya kane, arashaka ko mwitoza kubaho mu buzima busenga. Senga no gusabana n'Imana. Iyo umuntu asenga abaganira n'Imana. Yesu arashaka ko mwitoza gusenga. Era kuri bitoya, witoze gusenga isaha imwe uri wenyine. Witoze gusenga birudi wenyine. Witoze gusenga 3. Bizagenda ukura buhoro buhoro ugere ku kigero gishimishije. Twese haleluya. Nta ruhinja ruvuka ngo ruguhitere urwuzura ingobyi, ariko buhoro buhoro. Nashoboka ko gusenga iminsi 3 n'itanu utabishobora, ariko hera ku isaha imwe. Fate Bibiliya usome usenge, Yesu azagenda gukuza buhoro buhoro. Icya gatanu, arashaka ko mugira ingeso nziza. Ingeso nziza ni character nziza. Ndumva twasenga ko ubura kuba natinze we Mana imbabare. Imana yakoze kumira ijambo. Twese amen. Umubibyi ngo yarabibye, wenda abanyakigali ariko bamuteranye n'imirima. Yagiye kubiba ngo nijoro basinziriye umwanzi arabiba. Imana yambwiye ngo Satani yarabibye, ababibamo iby'Imana itateguye mu mitima yanyu. Imana yambwiye ngo yari yarabibye imbuto nziza y'ijambo ry'Imana mu mitima yanyu, ariko umwanzi yarabibye ababibamo ibindi bintu Imana itateganyije. Umugambi w'Imana ni wo kubana n'abantu, ariko umwanzi nawe ari hafi yawe kugira ngo akubibemo ibindi bintu Imana idashaka kubana nabyo. Akubibemo ubusambanyi, weho mu buryo bubabaza Imana, ubuzima bwe bujye bubuhora bubabaza Imana, kandi iyo umuntu ababaje Imana nawe aba yibabaza. Nakoze ubushakashatsi, iyo umuntu abayeho mu buzima bubabaza Imana nawe ubwo aba yibabaza, kuko umwanzi yabibyemo ibindi bintu Imana itashakaga kubibamo. Ariko uyu munsi hari ibyiringiro muri Kristo Yesu. Ibintu byose Imana itabibye mu mitima yanyu ije kubikuramo mu izina rya Yesu. Imbuto zose zitabibwe na Yesu mu mitima yanyu Imana ije kuzibakuramo mu izina rya Yesu. Yesu arashaka ko muhinduka imirima myiza yera imbuto y'ijambo ry'Imana, ukamukorera mu kuri no mu mwuka, kandi yambwiye ngo byiringiro muri we, hariho ubuzima muri we. Mubwira abantu iby'ijuru ibyororotse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubundi buzima. Abafite imvune mubasinagize, duhungire kwibendera ibasha kuturengera. Hari ubuzima, oh hari ubuzima, hari ubuzima. Iri joro hari ubuzima, hari ubuzima. Oh hari ubuzima, hari ubuzima. Oh hari ubuzima, hari ubuzima. Oh hari ubuzima, hari ubuzima. Ndashaka kuganiriza umutima wahuye n'ingorane zikomeye, umwanzi akakubibamo imbuto Imana itashakaga kukubibamo, ukaba uri mu ngaruka z'umubabaro kuko umwanzi yakubibyemo indi mbuto. Ariko muri iri joro hari imbaraga y'Imana ibohora muri iri teraniro. Ntabwo ari biriya waremewe, ntabwo waremewe kubabaza Imana, waremewe kubaho mu buzima buhimbaza Imana. Yesu niwe wenyine ufite ubushobozi bwo guhindura imiterere yawe, kandi niwe wenyine wihanganira uko uteye. Ababyeyi bawe bamenye ibyakubayeho bakwanga, inshuti n'abavandimwe bamenye ibyakubayeho bakwanga, ariko Yesu yihanganira character zawe, Yesu yihanganira imiterere yawe. Ari kuvuga ngo iyo miterere itaragenze neza ikababaza Imana, muri iri joro yahihindura ugahinduka icyaremwe gishya. Nukuri gutinda mu idini no kuba mu itorero cyane iminsi myinshi no kuba mu magurupe menshi akorera Imana ntago bitugira abana b'Imana, ahubwo kwemerera Yesu agahindura imiterere yacu nibyo biduhindura abana b'Imana. Umuntu ashobora kumara imyaka myinshi mu idini ariko ataraba umwana w'Imana, ariko icyamuha umugoroba Yesu akabahishurira agaciro mufite muri we kugira ngo mwitwe abana b'Imana. Mutinye icyaha atari uko mugitinyishijwe n'idini, atari uko idini rizababona nabi, ahubwo mutinye icyaha ku bwa Kristo kugira ngo mubeho mu buzima buramya Imana. Kandi mubeho mu buzima buramya Imana atari mu rusengero gusa, ahubwo ubuzima buramya Imana ni nyuma y'urusengero.
umuntu wumva umutima we umwanzi yarawubibyemo indi mbuto Imana itabibyemo, humura nta ugucira urubanza. Bibiliya yavuze ngo ntihakagira umuntu ducira urubanza, ngo kugeza igihe Imana umucamanza utabera ari izacira urubanza umuntu wese ikamuha ishimwe rimukwiriye. Kugeza uyu mwanya uyu munota turi kuvugana nta bushobozi Joseline afite bwo kugucira urubanza, uracyafite amahirwe muri Kristo Yesu. Ntago birakurangirana, haracyari imbabazi z'Imana. Hari amahirwe ya kabiri muri Yesu Kristo, hari amahirwe ya kabiri. Zamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Niba wumva hari indi mbuto yabibwe mu buzima bwawe umwanzi yakubibyemo, zamura ikiganza tugufashe gusenga. Hari igice cy'amarangamutima umwanzi yangishe akica imiterere yawe, igatuma utabana neza n'abandi, igatuma utabana neza n'abo ukoresha, igatuma utabana neza n'abo gukoresha, igatuma utabana neza n'abo mwigana, igatuma utabana neza n'ababyeyi n'abavandimwe. Zamura ikiganza ongera utubemo imbuto nziza y'agakiza kugira ngo tubeho mu buzima bufite imiterere nk'iya Yesu. Ni kubabona Imana ibaha umugisha. Hari ibintu byangiritse mu buzima bwanyu, mubaho mu buzima bw'amarira. Iteka iyo wibutse icyaha wakoze wumva wiciriye urubanza, wumva wiciriyeho iteka. Ariko imbabazi z'Imana ziri muri iri teraniro, imbabazi z'Imana ziri muri iri teraniro. Amaraso ya Kristo, oh nazigera shirika. Amaraso ya Yesu, nazigera shirika. Mana ndagushimiye, duhaye icyubahiro izina rya Yesu, kandi dushimiye Imana yonyine imbabazi nyinshi muri iri teraniro. Dushimiye Imana yirengagije ibyaha byacu n'ibicumuro byacu. Dawidi yaravuze ngo Imana ntiyatwituye ibihwanye n'ibyo twakoze, ahubwo yaratubabariye. N'Imana itaducyurira iminsi yacu y'ubugoryi n'ubujiji. N'Imana itubabarira ibyaha byose twakoze kubw'amaraso ya Kristo. Aba bantu bahagaze barahagurutse kubw'icyubahiro cy'Imana no guca bugufi. Tubasabiye imbabazi muri Kristo Yesu, kandi uhereye none umwuka wera nabazemo kugira ngo bahabwe imbaraga zinesha ibyaha bakoze. Iminsi bamaze mu idini, iminsi bamaze baba mu itorero, ibari bagahishurirwa Kristo, ariko turabasengeye kugira ngo uyu munsi bahabwe imbaraga zo kunesha, banesha ibyaha, banesha ibyaha. Yohana yaravuze ngo bana bato, umwe muri mwe nakora icyaha yibuke ko mufite umurengezi ku Mana.